ku bantu mukunda umupira w'i Burayi kuri Magic FM 97.7 buri munsi kuva saa moya kugera saa 4 tuganira umupira w'i Burayi tukinegura icyo udasobanukiwe ukagisobanukirwa ibintu biba bimeze neza cyane. Niyo mpamvu tugiye kuganira gato cyane ku mupira warayihuje Tottenham n'ikipe ya Manchester United, ariko ibyo tutari buvuge ujye kuri Magic nimugoroba ubyumve watashye warangije akazi ubyumve neza cyane wibereye iwawe cyangwa se urimo gusoma rimwe ryanyuma ujya kuryama, ubundi ibintu bize kugenda cyane. Icyo mbaza rigane na Adelar, ikipe bita Manchester United yaraye izize iki? Manchester United ko yagize season mbi byagenze gute? Tottenham mu myaka 17 ibonye igikombe, niki yarushije Manchester United? Adelar, Manchester United yarayibuze icyo nakita uburinganire. Nimvuga uburinganire abantu bumve balance muri equipe. Manchester United yagerageje ibintu bitayihaye intsinzi muri match zitambutse, kandi kubigerageza kuri finali abari nka bet babiri buguhire cyangwa se bitari bugukundire. Kino cya mbere kibanze kugarura Bruno Fernandes hagati mu kibuga cyane agakinana na Casemiro, Manuel Ugarte akajya hanze, amaze iminsi agira uruhare rukomeye mu ntsinzi za Manchester United akinana na Casemiro, Bruno abakina imbere, ndetse na Amad Diallo n'undi wari wese wiyongeragamo na rutahizamu umwe. Kugarura Bruno Fernandes hagati mu kibuga cyane agakina muri babiri bagomba gukura imipira inyuma byatumye United itagira uburinganire mu buhe buryo. United yaremye uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego, iranabushota ishota n'amashoti menshi agana mu izamu kurusha Tottenham Hotspur. Ko Tottenham Hotspur yateye amashoti 3 yonyine, rimwe niryo ryavuyemo igitego, andabiri nayo ntago yaron target mu buryo bufatika. Bruno Fernandes imipira yikuraga inyuma mu buryo bwihuse ikagera imbere mu busatirizi bwa United, ntibyazwe umusaruro cyangwa se ntihashobore kuvamo action ya nyuma yavamo igitego, kubera yuko abataka ba United muri iki gihe bari mu mbeho, ntago ari beza mu buryo buhagije. Ndetse na bamwe mu beza yari ifite yababanje ku ntebe y'abasimbura. Alejandro Garnacho amaze gukora ibitego birenga 20 tute competition muri no mwaka w'imikino, yari ari ku ntebe y'abasimbura. Mason Mount wagize umukino mwiza contre Athletic Club Bilbao, bitari bihagije. Ntekereza ko kuri contribution yahagize ko ibyari bumuzane bikate bimushyira kuri finali, Garnacho akajya hanze. Uko kubura ubwo buringanire nabyo byaviriyemo ikosa Bruno Fernandes gutakaza umupira muri zone atakaba yawutakarizamo nka nimero 10 bafite mwiza ushobora kubatsindira ibitego akanabaremera uburyo akanatanga ama assist. Ahantu yatakaje umupira ntago ari ahantu yakabaye hagaze, hakaba yahagaze Manuel Ugarte. Amaze iminsi abahereza amaguru, amaze iminsi abakorera travail hagije hagati mu kibuga, Casemiro bikamworohereza inshingano. Kuri insho Bruno Fernandes kumugarura hagati yataga position ye cyane, yari afite inshingano zo kwataka, kwera ko ariwe mwiza mu kwataka muri United bafite gutsinda ibitego ndetse no gutanga ama assist, ariko rest defense yari ipfuye. Ndetse n'amakosa menshi yakoze hagati mu kibuga yayakoraga kwera ko atari mwiza mu kwambura imipira nkuko Manuel Ugarte yabigenzaga. Ibyo byatumye United ikimara gutakaza umupira, Pape Matar Sarr yafashe baro ayimarani umwanya uhagije wo gutekereza ku cyo yakoresha iriya baro yaramaze kurikipera. Bruno Fernandes ayitanze nabi, bisobanuye yuko kumwegera nta wari uhari ngamwegere. Casemiro yaragiye gufunga zone ye, Bruno Fernandes we ajya gukupa trajectoire. Ibyo bitari kwereka ko umuntu atari umukasere Donatille cyangwa se atari umuntu wo kwambura umupira Donatille, kuko akenshi umuntu iyo bamwambuye umupira wewe uhita wegera uwufite ukamubuza kureba imbere, ariko we yahise ajya asubira inyuma cyane kugarira. Pape Matar Sarr afata umwanya umupira ukoresha icyo ashaka, awushyira mu mpande, barahererekanya. Bentancur ataka ama espace awusubiza Richarlison, ahindura umupira Brennan Johnson atsinda igitego ku burangare bwa Dorgu ndetse na Luke Shaw. So mu magambo make United uburinganire ndetse no guhitamo 11 beza batari bahwanye n'uriya mukino byabakozeho. Kuri Mason Mount wagize umukino mubi, amaze iminsi afite abakinnyi bamaze iminsi bakora game nziza barimo ba Garnacho na bagenzi babo. Manuel Ugarte wabaga man of the match mu mikino igiye itambutse itandukanye, kumushyira hanze ko muri statistique yaramaze gukora ibitego birenga 5 muri match 7 zitambutse mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi, muri ubwo ndavuga Europa League. Kumushyira hanze ntanagira n'iminota runaka muhereza mu mukino ari kuri bench ryari ikosa ryari sakirirego. So kuri United 11 babanjemo batari beza, badafite uburinganire, gushyiramo bamwe mu bakinnyi badafite forme zihagije zo kubanzamo kuri finali nk'ingiyi
byakozeho Manchester United. Kandi United mu rugendo yageze kuri finali nibyo, ariko kuva muri kimwe cy'umunani kirangiza buri kipe yahuye na United yagiye ibona ikarita y'umutuku muri match imwe nibura. Real Sociedad yarayibonye, Athletic Club Bilbao yarayibonye ku munota wa 56 ndumva ari ikarita y'umutuku yahawe Vivian. Kuri match ya Olympique Lyonnais Corentin Tolisso yarayibonye. United nibura muri tayi z'imikino igeje kuri finali hari uburyo yagiye yoroherwamo akazi. So kuri inshuro ntago cyari cyo gihe cyo kuregeza abo bakinnyi bagukoreye izo match nubwo zari zigoye ngaba aribwo ubitura kubicaza ku ntebe y'abasimbura Garnacho na Manuel Ugarte. Ari ikintu nabonye kigoye cyane mani muri iyi sezo cyare kinabakozeho ikintu cyo gutangwa ibyiza mu mukino. Bavanga ikiza mu mukino ni igitego. Manchester United ikoze imikino 31 itanga igitego mu mukino. Bivuze ngo iyo ibanjwe igitego igiye gukina iri kuri iyo pressure na panic gushaka uburyo ikishyira, ibaze ko mu mutwe w'abakinnyi barimo kuvuga ngo tugiye gushaka uburyo twishyura igitego tunashaka ikinsinzi. Bitandukanye n'ikipe yo gutanza igitego mu mukino, iyo ibiri kureba uburyo yaje igitego yabonye no ngo igiye kumanaginga iyo minota igerageza uburyo we yakwima uburyo gutera mu izamu. Manchester United rero gutanga igitego mu mukino binuvuga ngo ni manque de concentration cyangwa se determination. Bivuze ngo umutoza nkuko bivugaga uburyo yahisemo abakinnyi baza kubanzamo hari ubwo abona wenda abakinnyi babanjemo hari kuburamo utuntu. Ese koko nari gushyiramo Ruksho cyangwa se nari gushyiramo Mazirawi agafatanya na n'uyu musore na Magwaye. Vango yabahisemo ati bigatuma mu mukino bya bindi byiza abandi babimutanga akajya gukina kuri pressure. Ntabwo mu mukino overall babakinye nabi, babonye nk'uburyo bakinye minota yanyuma mu byukuri babonana neza bakora ubyo bw'igitego, we no muzamu Vicari akaba itandukana kuri zo save. Ariko nyine ikintu bagiye bagira yo gutanga igitego mu mukino byanatumye muri sezo batsinzwe imikino 20. Ibaze gukora sezo utsinzwemo imikino 20 bigaragaza urwego ruri hasi kuri ikipe ya Manchester United. Nawoze nsoma statistics za Manchester United uyu mwaka, ariko irimo isebetse ni yuko Manchester United yafite amanota 30 mu kwezi kwa 12 muri Premier League, mu kwa gatanu 39 bango yakora amanota 9 mu mezi 5 cyangwa 6. Ububi bwa Manchester United ntabwo buri kuri iyi finali gusa, bwatangiye kera burayikurikirana cyane. Man U yagaragaje intege nke cyane muri iyi sezo. Ubundi uyu mutoza byatangiye atanashaka kuyizamo ko yarabwiraga ati mwaretse sezi karangira noneho ngiye nkazaza nkagura abakinnyi nkikorera pre-season nkubaka ibintu byanjye mfite umwanya wabyo. Hari ibintu bibiri byagaragaye muri sezo kuri Man U. Ubwabyo umutoza icyatumaga izo instinct azigira ubyo byiyumva bigira bituma yumva adashaka kuzubu. We yaravugaga ati sinshaka gufata ikipe hagati muri sezo ngo ntangire gutoza abakinnyi systeme cyangwa uburyo bwanjye bw'imikinire, kuko uburyo bw'imikinire nicyo bita philosophy. Birenze gusa icyo abantu bita ngo ni style of play cyangwa plasma y'abakinnyi mu kibuga. Kuri uvuga ngo ni 3-4-3. Ibyo ni uburyo bwo gupanga n'ubundi baba ari 10 n'umuzamu wa 11 n'abandi baba bafite ko bapanze na 4-2-2 4-3-3 cyangwa se 4-4-2 mwese mu mufite abakinnyi bangana. Igikomera rero ni ukugira umwanya wo kwigisha abantu inshingano n'uruhare rwa buri umwe ndetse n'uburyo nk'ikipe yose mugomba gukina ibyo bintu kugira ngo bize gutanga umusaruro. Icyo nicyo gikomeye. Yari afite impungenge z'uko adafite umwanya kuko munzanye muri competition direct, singize umwanya wo gutoza kwigisha ibi bintu turabikina gute. Icyakabiri avugaga cyamugoraga, yaravuga ati dore muri kumbwira ngo ninze iki gihe nyamara ntago nzabona umwanya wo kugura abakinnyi bafitinga cyangwa se bari suitable kuri yo systeme y'imikinire. Kuko mu buryo bwo guhagarara no madeplacement abakinnyi bakora hari uburyo umutoza avuga ngo uyu ahura n'ibyo nshaka gukina kurenza uyu. Niyo mpamvu hari igihe umutoza umwe ahaba hari ukabona umukinnyi n'igitangaza undi yaza akamwicaza. Nango uko nge nkina cyangwa uko numva umupira nuko nkwemera ntibihuye nuko wowe ukina. Urugero rwiza ni uyibatije muri Real Betis. Ego ba Anthony. Muri Man U byari byaranze araba umukinnyi uraho udafite icyo amaze ariko rya muri Betis yaragiye aba inyenyeri. Urugero rundi rwiza Wataru Endo na Ryan Gravenberch. Wataru Endo mwiza kwa Klopp ariko utari mwiza kwa Arne Slot. Gravenberch ni wikina cyane. Icyo rero yarafite impungenge zacyo. Ibyo ni ibimenyetso yagaragaje. Niyo mpamvu ntekereza ko bavuze bati twamwihanganira. Nawe yavuze ati ndakibona nk'umutoza ukuye Man U kuko noneho sezitana excuses zizaba zihari. Ibyo nasabaga kugura abakinnyi
ibyo nasabaga kugira umwanya wo gutoza abakinnyi nkabamenyereza ibyo dushaka gukina, ndabizi ko nzabigeraho. ariko se hari uzayijyamo kari cyo kibazo abafana bamani ibyo twabitegereza. ni ikipe ifite amikoro ishobora kuzarwana n'isoko ikabishobora, ariko muri iri joro navuga yuko yarushijwe. Abantu bashobora kuvuga ngo Rugaju uribeshye. Ni gute uvuga ko ikipe yarushijwe yagize possession ya 73%, Tottenham ikagera 27%, mu gihe Man United amashoti 16 mu izamu, ajya ku izamu harimo 6 atajya mu izamu, Tottenham yateye 3 harimo rimwe rijya mu izamu gusa. Umupira ntabwo ari igitekerezo cyo kugira gusa to possess, ni igitekerezo cyo kuwushyira mu izamu. Muri both ends rero z'ikibuga, mu gice cyo gutsinda Tottenham yabaye nziza kuko ya profise ibihato cyangwa se espace Man isiga kwa kundi bagare inyuma ari batatu, espace zo ku ruhande ziba ari ngari, niho Pape Matar Sarr yahinduriye umupira, Brian Johnson awushyira mu izamu, Richarlison yawuhinduriye. Yego, Richarlison ni Pape Matar Sarr wahinduye cross, Richarlison yaw drivinze ahugara Pape Matar Sarr, cross ni ya Pape Matar Sarr. Yego, Brennan arawutsinda. Icya kabiri kikwereka ko yakomeye. Mu gice cya kabiri maze kubona ko Man yatangiye kwataka yose iri kuzamuka, yongeye umusore Danso igira abadefenseri 5, ihita ikora bloke nziza y'inyuma, ikora na bloke nziza muri mediane, bituma bazibira Man. Icyo Man yashobora gukora ni kimwe, no gutera crosses, kandi ikipe ifite abadefenseri 3 barebare, Van de Ven, Romero na Danso, imipira bakayikiriyaringa. Bivuga ngo action Man yabonye isa nigaragara. Nuriya mutwe watewe na Luke Shaw muzama akawukuramo, ndetse n'uriya mupira Vicario yashatse gukubita arawuhusha, ntuzatera umutwe Erasmus, umudefenseri awukuriramo mu murongo w'izamu. Ikigaragara Man U ni ikipe nk'uko abasesenguzi babivuze next season ikeneye icyo bita a heart and brain surgery. Ikeneye kubagwa ubwonko n'umutima, ariko bagushaga ni muri squad yayo. Ni ikipe ikeneye groupe irimo abakinnyi b'abahanga, kuko abantu bavugaga bati ni ikipe ubona umutoza akeneye kuretusha bushya, ikiza amafaranga arahari. Ariko kandi icyo bavugaga Ruvuyanga, amafaranga n'ayahari, operation turayijyamo ni mugoroba, tuzagira umwanya wabyo. Amafaranga ntayo. Oya, amafaranga muri ibi bya PCR buriya iskipe nini bino byo kureba ngo imitungo n'ibiki, ngo ibyacuruje n'ibyo yinjije biriya barabiviyora cyane. Ihombye $300,000 mu myaka 3. Ibyo nubwo arabazungu warengeje 100 PCR waguye. Abazungu biriya barabiviyora. Man izabikora ijye mu nkiko ibe isunika imyaka izarwana nabyo. Ahubwo ikibazo mfite ni operation turayifite. Ninde muntu uzakira kuza gukina mu ikipe itazakina irushanwa na rimwe ry'Iburayi? Bizayigora kuri market. Mubisubiremo cyane mu bimwe. Turatangira rero ku isaha y'isa moya kugera ku isaha y'isa 4 kuri 90.7 Magic FM. Mwana turaba kuri YouTube yacu ariyo Magic FM 90.7 Rwanda. Turabisesengura ninjoro.